Komisoni usuko nawe buriya. Oya. Usuko nawe oya buriya usuko nawe ugabanya ibintu. Komisoni akamemera ntimuyemera. Inzu nayo nagwa ku mafaranga ngana. Ariko bitajya urangiza naguyisha. Uraninyukisha. Ako nakubwira. Oya nanze kwanje nguze no kunsoza. Zirahenda. Nta nubwo umuzi oya nakwereka. Bamukanari. Ega nayo baguritse. Muraho neza. Makuru meza. Nari mpageze rero. Ngira ngo nyereke yanzu. Inzu nari kwereka ni iyi rero. Ubuse iyi ni inzu wanyerekaga? Cyane rwose. Iyi nzu ni nziza. Ubuse ufite ibyumba bingahe? Iyi nzu iri ibyumba 2 nasa. None so ngubu igushakamo miliyoni zingahe? Iyi ngiyi ndashakamo miliyoni 3 n'igice. Siko amafaranga mwatesheje agaciro kwe. Nawe urabibona nyine kubona inzu nziza nk'iyi umuntu harimo agaparikingi harimo ibintu byose nta inzu nziza cyane irimo amakaro irimo toilette ifite douche mu nzu ibintu byose n'umuhanda ukomeza ukagera hari imbere mu baturanyi umva nta kibazo wahuriramo na cyo imodoka yawe yabuza hica okay nta kibazo no kuva mu kazi nimugoroba imodoka yawe kaza ukayinjiza mu gipangu cya fresh sawa numva ko rero nagahenduka baganye rikaze nyine bitekerezo nzagaruka hari ibintu ubwo turaza uzamamagara mbwire igitekerezo bagese uzagire vuba iyi ni inzu bikenewe n'abantu benshi ubona ko iri ahantu heza cyane uzayimutanga kubona inzu nziza nk'ingiyi byagenda rwose sawa gira umuhanda mwiza sawa aho mamagare muganeho naribi abundi kugira ngo bose banjaguza akazi nkaka agendo cyaba kirimo pe akazi kari ahantu heza rwose urabona ibintu byose n'umunange imihanda bese kari ahantu kameze fresh komisiyoneri mubaze gahunda zo mu mukire Hello komisiyoni imeze bitese noneho nshaka kuza kukureba tukareba yanze okay hari buri mu rugo sawa reka nze nkurebe Eva hano Nakurashwane kwirukanga Se komisiyoneri mbeshubara ko reka nze murebe komisiyoneri ndakeka ubara aha ngaha arindi hano mukomere cyane rwose none yanzu ya wa mu boss inzu ndayifite nziza cyane ahubwo inzu urayifite cyane nyereka turebe inzu yanjye ni iyi ngiyi iyi nzu niyo mpamagariye umubosi wanjye ngaze kubamo kweri umva iyi nzu ni nziza cyane nuyibone gutya mama ni nziza cyane gute rero ndeba hari ibyondo inyuma ari ibyondo oya iyi nzu ni ukuvuga ngo urumva iyi nzu imbere irimo amakaro ifite toilette ifite douche ibintu byose ifite parikingi parikingi yayire ko nandi kubona parikingi yayo ni iyi ngiyi rwose urabona ko ari parikingi nziza ipavumyemo amapave urabona ko ifite akadesign keza cyane uri kubona boss afite igare uri kubona boss afite igare ku buryo aza agaparika bakaretse kubeshya koko urabona parikingi ari iga iyi parikingi ntago yajyamo imodoka ya boss ubundi urayizi reka tubyihorere ubundi iyi nzu nyirayo ntago yayigurisha none no kuvuga ngo iyi nzu ndakeka boss wawe yagusobanuriye iyi nzu iri ku isoko
iyi nzu iri ku isoko, inzu ikaba ishakamo amafaranga angahe? inzu yashakamo miliyoni 4. miliyoni 4 ku iyi nzu imeze uku nguku. Azikoreshereza parikingi, azitesherezamo sima, ndakeka n'amakaro ubanza ntayarimo. Ubundi ni gute komisiyoneri batamusigira imfunguzo ngo barebe n'imbere mu nzu? Ukuvuga ngo impamvu inzu ntago imfunguzo ntago ariko zidahari, nazo wabaye washimye inzu namuhamagara agahita yizana nyirayo w'iyi nzu, ariko inzu imbere ifitemo amakaro, ifitemo ibyumba byiza cyane, urumva harimo ibintu byiza cyane, harimo dushe, harimo toilette, ibintu byose birimo imbere. Ibintu byinshi ubikoreramo imbere, sibyo ko niyo ushatse hari ibyo ukorera hanze, ariko imbere birimo nta kibazo wagira. Urebe ukuntu bimeze. Ndakeka iyi nzu amafaranga miliyoni 4 ntago byashoboka. Iyi nzu kubera ko iri n'ahantu, Ariko sha urasetsa, inzu nk'iyi ngikwiriye 20,000. uri kumva twamuhangaye. Uri kumva nawe utekereza neza ko kubwira abona inzu ikwiye 20,000. urumva iyi nzu iguye nk'amafaranga ingahe nge ni 20,000. Cyakora dana kubeshya. Urumva nimba we boss wawe ari ibyo 20,000 mufite. Hari mfite toilette niyo ndabakodesha kuko ayo mafaranga niyo akwiriye. Mu magambo menshi ngiri inzu nangahe. Oya nayo naba hafi. Hari mfite toilette cyakora ndayibahera yo veni. Twaje kureba inzu, twaje kureba Muri inzu ya veni baho. Muri uyu mujyi wa Kigali inzu ya veni baho. Ndi kukubaza murashaka angahe? Ako reka nkubaze. Sibyo? Ntawe umuntu uranga inzu. Nanjye ndona. Usibye nanjye na mama inzu ya veni yayigwa. Ko ndi kukubaza murashaka angahe? Jewe kinzi kwiriye amafaranga miliyoni 4. Okay. Iyi nzu ni 700 nuyanga ugende. Niba umupyete utawubonye wapi. Usibye nibyo ngibyo. Urumva? Nyiri iyi nzu ni imbwa ye ahirara. Iguze ayo mafaranga uri kuma gute inzu ariko aka karuri irimo amafaranga angana kugira ngo urama miliyoni. Aka karuri k'inzu yakuru gushaka miliyoni 4. Ako sha udatuma nkubaho. Umva komisiyoni. Udatuma nkubaho. Nawe uri umukomisiyoneri mugenzi wawe. Oya udatuma nkubaho. Oya. Nawe uri umukomisiyoneri. Iyi nzu ntago narenza 700. Oya. Niyo menshi. Reka nkubwire. Bakubwire. 700 nibyo. Niba umupyete utanabonye wasibye. Reka nkubwize ukuri. Iki nibinabaho koko inzu naguhera amafaranga angana gutyo. Ako komisiyoni usuko nawe buriya. Oya. Usuko nawe oya burase usuko nawe ujye ugabanya ibintu. Komisiyoni akamemera ntimuyemera. Inzu nayo nagwa ku mafaranga angana. Ariko bitajya urangiza nawe yisha. Uraninyukasha. Ako reka nkubwire. Oya nanjye wanjye nguze no kunsoza. Zirahenda. Jaraka nta nubwo umuzi woya nakwereka. Rekura amafaranga bw'ubusabusa gutyo. Rekura ngareka ndekura. Urumva ndekura. Ariko reka nkubwire. Mu boss nawe yakwereka. Reka. Buretse. Nanzu mfite amafaranga nkayo ngaho. Cyakora mva nkubwire. Tujyana karuri ka. Reka nkubwire. Hari hepfo umuturanyi wari ufite ibiraro yororeraga ingurube. Jya